ndi hano ntuma nyagasani, ndi hano ntuma ku bana bawe, ndi hano ntuma ku bushyo bwawe. Icy'ingenzi muri byo ni urukundo. Padiri Francois Xavier Rukundo yavutse ku itariki 3 z'ukwa kane ahasaga mu mwaka w'1981, abatirizwa muri Camp Kanombe kuwa 30 z'ukwa munani, aha ni mu mwaka w'1981, ndetse kandi yaherewe padiri muri diocese ya Cyangugu muri paruwasi ya Shangi kuwa 24 z'ukwa karindwi ahasaga muri 2011. Padiri Rukundo Xavier amashuri y'incuke yayize muri Camp Kibuye, amashuri abanza yiga inyamugari, ndetse ayisumbuye yayize muri Petit Seminaire Virgo Fidelis Karubanda, aha ni Butare. Grand Seminaire yayize Rutongo Ikabwayi ndetse no mu Nyakibanda. Nyuma yo guhabwa ubupadiri yize muri University of Rwanda, aho akura impamyabumenyi ya A0 muri finance. Bumwe mu butumwa amaze gukora mu myaka 14 ari umugabuzi w'ibanga ry'Imana. Icyambere yabaye umuyobozi wungirije diocese ya Cyangugu, kabiri yabaye umuyobozi wa Hotel Centre de Pastoral Inshuti Icyangugu, ndetse kandi yabaye umwarimu mu seminari nto ya Mutagatifu Aloys aha ni Cyangugu, yabaye padiri wungirije Imwezi, ndetse kandi yabaye omoniye w'inkoramutima, yabaye ndetse kandi umuyobozi wa paruwasi Bikira Mariya nyina w'Imana Nyabitima. Ndetse kandi ikindi wamenya nuko Padiri Francois Xavier Rukundo avuka mu muryango w'abana 7, abahungu 6 ndetse n'umukobwa umwe wahise witaba Imana akiri uruhinja, ndetse kandi ababyeyi bamubyara ari ab'umubiri ndetse n'ababatisimu bose bitavye Imana. Intego y'ubupadiri ni uguhamya ko Yezu Kristo ari muzima no guharanira ko icy'ingenzi muri byo ari urukundo. Tumusabire igihe n'imburagihe. Ndetse kandi bamwe mu bandi bapadiri babuherewe rimwe bo muri diocese ya Cyangugu ku itariki ya 24 z'ukwa karindwi ahagana muri 2011 harimo Padiri ya Saint Irakoze, ndetse na Padiri Donati Sangumukiza na Padiri Bercher ndetse n'abandi. Burya ngo icy'ingenzi muri byo ni urukundo. Happy BNN TV, kandi like, share, comment, subscribe. Dukomeze kubana mu biganiro bikurikiye. Isabukuru nziza. Isabukuru nziza. Sani turakusaba